ngo ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe ikintu kigiye gutye tubana mu nkuru nziza kandi zigezweho ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Ese wari ubizi ko hari inyamaswa zigira imigenzo yo guherekeza izazo mu gihe zapfuye? Ikigo cy'ubushakashatsi cyo mu Busuwisi gikora ubushakashatsi ku nyamaswa zitandukanye cyakoze ubushakashatsi ku nzovu mu ntangiriro za 2024 cyandika ko mu gihe abashakashatsi babonye ahantu hatanu hashyinguye abana b'inzovu kandi igihe cyose bari bashyinguwe n'inzovu mu majyaruguru ya Bengal mu Buhinde hagati y'imyaka ya 2022 na 2023. Ubushakashatsi bwagaragaje ko inzovu zo mu gasozi zo muri Aziya ziririra abana bazo iyo abana bazo bapfuye, zikavuza induru kubera umubabaro ndetse zikanabashyingura. Ikindi, inzovu zivugwa ko zigira ubwonko bubika ibintu cyane ku buryo inzovu ishobora kukwibuka ibintu byose byayibayeho mu myaka 100 ishize. Gusa ibyo kubigira imyitwarire nk'iy'abantu ntibyari bisanzwe bizwi n'abantu benshi kuko byari byarakozweho ubushakashatsi bukeya. Abashakashatsi bemeje ko imyitwarire y'inzovu n'imihango zikora mu gihe zapfushije imeze nk'iy'abantu, aho bavuze ko bitegereje ko inzovu zisohoka mu ishyamba zitwaye umurambo w'icyana cy'inzovu cyapfuye, ziwutwara zifashe umutonzi cyangwa se amaguru, ziwujyana mu murima w'icyayi ahantu zari zabanje gutegura mbere. Mu mugenda unyuramo amazi zishyiramo umurambo buhoro buhoro, nyuma zirenzaho itaka. Gusa ngo inzovu zishyingura umurambo ugaramye, amaguru n'amaboko ntabwo aba atabye neza, asigara agaragara hejuru. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyana by'inzovu ari byo byonyine bishyingurwa n'inzovu, ariko izikuze zo zitajya zishyingurwa kuko gutwara imirambo yazo bidashoboka bitewe n'uko ziba zireshya ndetse n'uburemere bwazo ziba zifite. Kandi hari ubwo bisaba ko inzovu zigiye gushyingura zikora urugendo rurerure kuko hari aho babonye zakoze urugendo rugera mu masaha 48. Uretse inzovu yapfushije hari n'izindi ziherekeza kuko aho muri uwo mugenda wo muri icyo cyayi aho icyo cyana kimwe cy'inzovu cyari gishyinguwe byagaragaye ko hari inzovu zigera kuri 15 kandi zose zari zarengeje itaka kuri uwo murambo nyuma y'uko ushyingurwa mu mwobo upima na santimetero zigera kuri 65. Roy, umushakashatsi ku buzima bw'inyamaswa mu Buhinde, yavuze ko gushyingura ibyana by'inzovu bigaramye ari byo bituma inzovu nyinshi zishobora kugira uruhare mu gushyingura, kandi ko gutaba umutwe w'inzovu n'umutonzi ari byo zifata nk'ibya mbere kugira ngo bitaribwa n'izindi nyamaswa z'indyanyama. Yakomeje avuga ko uku gushyingura kw'inzovu kugaragaza ubwenge bwinshi bwazo, ko zidashyingura hafi y'aho abantu batuye kuko bazirogoye. Ikindi, zihitamo ahantu horoshye zishobora gucukura umwobo. Gusa ngo hari inzovu zo mu ishyamba rya Kenya zari zarakozweho ubushakashatsi bukeya bugaragaza ko inzovu iyo zipfushije mugenzi wazo zitwikiriza umurambo ibishami by'ibiti n'ibibabi nyuma y'aho zimara amasaha menshi zikikije umurambo wa mugenzi wazo wapfuye.